nta gihugu na kimwe kitagira intwari, nta n'igihugu kitagira abitanga kugira ngo abandi babeho. Ubu tuvugana uwari wagambiriye kurimbura akarimbura buri umwe wese, ubwo ndavuga nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ako kantu kanya kubahwa nkashyizeho kubera kagakwiriye, kubera ko nyine afite titire y'ubuyobozi. Yego, reka tubivuge utyo. Ndetse na nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye bari bagiye bacura umugambi, baravuga ati nta munyamurenge tugomba gusigara muri Kongo, ndetse no mu bwoko bw'abatutsi, ati nta numwe, bose ntitubashaka. Ariko reka mbabwire breaking news z'amakuru anzanye none angaha igitaraganya, ndabirebye ndavuga ati nta mpamvu yo kutaza kubibabwira. Uko byagenda uko ariko kose, uno munsi tuba tubabaye ariko ejo tukishima. Uko umunsi wagenda uko ariko kose, ntago bwakira udasetse, kirazira. Niyo byagenda bite, niyo satani yagutera bwa miliyari, Imana ikoherereza akantu kakagusetsa. Nk'ubu ndaza kwabwira nitugera hagati, ndaza kwabwira ukuntu hano umunsi nari nababaye, nanarwaye, nanarembye, ariko nzi ko buri bwire mbangamiwe meze nabi cyane. Narigeze narasetse rimwe mitamenya ko icyo gikorwa gikoze Imana. Ubu tuvugana rero, abari bazi yuko bagiye gupfa, namenye amakuru yuko M23 cyangwa se Makenga yoherejeyo itsinda ry'abasirikare badasanzwe bagiye gukemura kino kibazo cy'intera hamwe zari zerekeje muri abice by'iminembwe, bavuga ngo bagiye kurimbura buri umwe wese wo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa se umunyamurenge. Ubyumve cyangwa se ubireke, niko bimeze, nta kinyoma mba nguhaye n'iki na gitoya. Uko ni ukuri, niyo wagenda nandi hose wabihasanga. Reka nze twinjire neza cyane muri aya makuru, turebere hamwe impamvu ubu bwoko bw'abanyamurenge busa nkaho bari wagira ngo mana yanjye, wagira ngo sinzi satani yabagendereye adashaka ko babaho. Gusa Imana yo iba yatambitse ko kavuga ati ntago murabo gupfa, murabo kurama. Bimeze bite rero? Iri jambo rirahurira he n'aya makuru ngiye kubabwira? Mube hafi kugira ngo tugende tubabwira akantu ku kandi musobanukirwe. Hanyuma iwarikare rero, iwarikare ibintu byabaye bibi cyane, ndetse n'amasusi. Narababwiye ngo mama 23 yakoze ikosa rikomeye cyane kuva mu bice bya za warikare kugeza ubwo hari hazingatiwemo cyangwa se muraza kunyihanganira ibintu by'imigani cyane simbizi, kugeza ubwo bari bahaguteye, reka mbivuga uko, abasirikare b'intare za Sarambwe. Ariko namenye ko ari operation yabayeho yaje gusiga abasirikare bari baragotewe muri bira bice bya za warikare bavuyeyo, babakuyeyo, ariko ari yabahasize ubuzima, ariko nabo basize bisha abandi bo ku ruhande rwa coalition batari bake cyane. Bimeze bite rero? Ayo makuru nayo ndaje tuyagarukeho, hanyuma ndakubwira iby'igitero igisirikare cya Kongo Wazalendo ni FDLR bagerageje kugaba ku ntare za Sarambwe hano muri Masisi, nuko byabagendekeye. Bimeze bite rero? Ibyo byose ngwaye ikaze cyane muri aya makuru, muri izi update zo ku gicamusi hagati, ujye kugenda ubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Yes, hanyuma rero ndagira ngo nkwibutse ukandira like. Ariko badi inkora mutima zanjye mwagiye hehe? Mwegere hino muze mumbwire muri hehe? Kuki mutagikora akazi nabasabye? Erega uko mba nagiye gushaka amakuru, uko mba ndi gushaka amakuru, ngomba no kugira inkora mutima zanjye nyine. Inkora mutima muri hehe? Muri comment tuwahurire. Kanze like, mwamaze gukanda like. Reka twinjire cyane muri aya makuru, muri izi update z'umuriro. So muri kubibona naje meze nk'udaseka, ariko ningera hagati mu makuru ndaza guseka. Uzi impamvu ntasetse? Nukuntu Makenga nawe atari guseka kugeza amagenga. Ntago naseka rero Makenga atasetse. Gusa naseka nanjye ndaza guseka, none nkwemuke abanzi barihire rimwe. Ariko nundi sindi bure guseka, kubera ko hari abantu ndibuze guseka. Bicaye barapanga bayoberwa ko n'Imana uko bagambana n'Imana ariko iri kuba bicaye imbere. Erega ibyo tuvuga tuzi ngo twihishe, hari ababa bari kutwumva. Nuvuga ngo ububa abonwa n'uhagaze. Abanyarwanda n'abahanga cyane babazi ibintu by'imigana, ngo ububa abonwa n'uhagaze. Bivuze ngo rero wabivugira mu mwobo, wabivugira munsi y'uburiri, wabivugira kuri telefone, Imana aho uri hose bikumva. Kandi Imana ntago ishyigikira amafuti. Imana reka ntago Imana igishyigikira amafuti. Imana ijya mukuri iteka ryose. Hanyuma bakunzi bacu baha ikaze cyane muri aya makuru. Reka nisuriza abantu muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, mumeze mute? Mumeze neza? Aya makuru muyumvise sangahe? Ubwo rero aho uri hose ku isi usabwe kuza kumbwira isaha wumviha aya makuru, kubera ko biraza kumfasha cyane, biraza gutuma menya neza cyane abakunzi banjye ubundi banyumvishe gihe ki. Ibyo bintu ndabikunda cyane iyo mwanyandikiye ngo turi izi saha, ibyo biramfasha. Hanyuma rero bakunzi bacu, ubwo nabasuje muri rusange, mumeze neza. Reka nizere ko mumeze neza cyane, kuko nanjye murabona ko meze neza. Nta mpamvu guheranwa agahinda ngo tubabare, hataho bahaduyi batazaza bakatubona mime. Erega biro yo turi gutaka bo baba bishimye. Ubwo rero ntago nahagahenge abanzi banjye ngo bishime. Mwishimye nkande mbabaye? Reka ntago mbabaye rero. Tuvugana ndishimye kubera ko icyari cyagambiriwe nticyakozwe. Yes, reka twinjire mu makuru nyuma yuko maze kubasuhuza.
abonye hari abantu bambwira ngo ndatinda nkizimba cyane ngo mvuga ku bintu by'abanyamurenge. Ndakabivuge nyine siko biba byagenze se. Yanjye mbica ku ruhande mbyihorere mvuga ibyo ushaka kumva. Ushaka mvuge ngo bameze neza kandi bameze nabi. Reka iryo kosa sinarikora. Uko ni ukuri. Je narakubwiye ngo iwacu si muri Kongo ariko nkurikirana amakuru yaho. Ikindi cya kabiri nakubwiye ngo Kongo yose sinyizi. Ntago ibice byose mbizi ariko mfite abantu bariyo kandi babizi neza cyane. Ubwo rero iyo bampaye amakuru akambwira ngo bimeze uku nta kinyoma baba bampaye kubera ko bariyo nibo bababaye. Ubwo rero uza kumbwira ngo jye ubyihorera mbiretse ne ko nta kinyoma mbahereza ari asimpazi sikavukire buse urumva niba nza nkavuga bino bice bingana uko nguko ntago mba ndi kukubeshya mu mwanya wanjye. Rwose mba ndi kukubwiza ukuri ko niko kuri singerayo nibyo nkuko wabimbwiye ariko mfite abantu bariyo kandi bampa amakuru. Ubwo rero ndakeka umaze gusobanukirwa ikibazo cyawe nkisubirije ku karubanda kugira ngo bacyumve neza cyane. Hari audio yampaye y'iminota myinshi cyane ambwira ngo ese mwana mbwira umuvuga ibintu by'abanyamurenge ngo buranga urabizi neza ngo abanyamurenge bagiye kwicwa 4,000 ntago byaturutse mu Burundi wanyu ntiwongere kunyandikira na gato ubwo ndanabigusabye. Ubwo uwo mbwiye ari yizi ndabiza araza kuba ari kunkurikira cyane kuko ukumbaza ibintu by'abanyamurenge kandi ubizi ko ingabo ziri guturuka i Burundi za FDLR nazaza rero ziri gutangwa na Kisekedi nimero yawe ndaza no kwiboroka. Yes, reka twinjire mu makuru. Ibintu byo kujya bantera ubwoba ndabirambiwe. Ntabwo bujye nta mbwoba nta n'intege zo gucika afite. Yes, reka twinjire mu makuru rero indani kwa ndani. Reka turebere hamwe ubundi ni iki cyahagaritse iyi coalition. Ikintu cyahagaritse iyi coalition rero nuko Makenga akimara kumenya ibyo bintu bigiye gukorwa yarebye aravuga ati ntago natuma ubwoko bwanjye ntago natuma abantu banjye mpetse ku mugongo se mivuga ahetse ku mugongo hano inyuma aha abantu banjye mpetse ku mugongo aha mbashyira hasi ibyo bintu ntibishoboka jamais ntibishoboka never ntibishoboka arangira avuga ati ngomba gufata abasirikare beza mu beza babandi ba mbere mu ba mbere babandi bintoranwa bamwe bemeye kuvuga ngo twebwe tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho bamwe bakunda ubuzima bw'abandi kurusha uko bakunda ubwabo babandi bagendaho rukomeye sinzi uburyo nabatakana bavuga bugacye bukira abangaba nabacunguzi b'abantu abangaba bari mu ishusho y'Uwiteka kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo umuntu wese wisanisha mu bibazo bya mugenzi we akabigira nk'ahari ibye akabikemurana umutima ukunze uwo muntu aba ari mu ishusho y'Imana uko byagenda uko kose. Nubona umuntu ukugiriye neza cyane ujye umushimira kubera yuko aba yakoze igikorwa Imana ikunda kandi umuntu wakoze icyo gikorwa wese Imana imukubira inshuro zirenze 7 yakore uburyo yafashijemo uwo muntu. Niyo mpamvu navuze ngo abakunzi banjye bafashije bakampa ku mafaranga narabasengeye buriya muzabona imigisha mu bintu byanyu izaza ndabizi neza cyane ndabyizeye imigisha muzayibona kandi myinshi noneho muzabona n'ibindi byo kumpa byinshi. Yes, reka rero babwire ko ahangaha aba basirikare badasanzwe b'intare za Sarambwe boherejwe hariya koko nabacunguzi hamwe ngo sinkafate Makenga ngo umugereranye na Mesiya. Yego Mesiya ni mwami Yesu Kristo sibyo tujye tubyumvikanamo neza cyane ariko uburyo tubivugamo ni uburyo nyine bw'umutabazi wundi navuga ko umucunguzi w'abakongomani kubera ko niwe muntu wenyine wagumye agahagarara yemye akavuga ati nge ngomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma paka ntabaye abagomba gutabarwa paka indengane zose cyangwa se abarengana bose maze kubarenganura. Uwo nta wundi ni Makenga yohereje abasirikare be rero nagereranya nk'abamarayika ngo bagende bajye gukora akazi gakomeye cyane bagende bajye gucungura abanyamurenge bari hari aboherejwe ingabo 4,000. Abantu mwakurikiranye amateka y'Abanya-Isirayeli mujye mureba neza cyane urugendo rwabo ukuntu babanje gutatana bakajya imahanga bikaza kurangira nyuma bihuje bagatahuka iwabo mu gihugu cy'isezerano cya Isirayeli. Muzacunga inzira baciyemo cyangwa muzasome neza cyane Bibiliya mugende musome urugendo rw'Abisirayeli aho ruva rukagera. Niba utanabyifite uzajye ku YouTube cyangwa n'andi agiye atandukanye cyangwa ujye no muri Google downloading za application ziba zihari zikwereke urugendo rw'Abayisirayeli hanyuma uzarebe uburyo bababaye hanyuma uhita ubafata ubagereranye n'abanyamurenge. Nujya Uganda urasanga umunyamurenge
nuza mu Rwanda urasanga umunyamurenge, nujya i Burundi urasanga umunyamurenge, nujya muri Kongo araba hari mu gihugu cy'iwabo, nujya muri Kenya baruzuye, nujya muri Malawi urabasangayo, nujya muri Mozambique urabasangayo, nujya muri Canada urabasangayo, nujya muri Brazil urabasangayo, nujya mu Bubirigi urabasangayo, nujya muri Canada urabasanga, nujya muri Amerika urabasangayo, ahantu hose hirya no hino no mu Buhinde bariyo ari benshi cyane. Bivuze ngo bamaze gutatana, bagiye kure cyane, bamaze gutatana kandi babaye benshi. Aho rero niho mpita nkusanya bya bimenyetso byose nkasanga bano baturage mu bwoko bwa Nyamurenge babaye nk'abanya-Israeli muri cya gihe cyabo cya kera. Anga rero umuntu uri gushaka kutabara ngarebe yuko bo bagaruka, kubera ko ubu ibintu byaroroshye si nk'ibya kera nta internet yabagaho, kera nta matelefone yabagaho, ariko ubu ngubu byose biriho. Muri make bategereje kumva igihugu cyatekanye cyagiye mu maboko mazima, cyangwa Repubulika ya Kivu yigenga, ya Kivu zombi nyine zigenga igashingwa, hanyuma bagatahuka bakaza mu rwababyaye, ari rwo ruhe, ari rwo rwa Kongo. Hari tuvuga ngo mu rwatubyaye abantu benshi bakata biyumvira u Rwanda. Urwababyaye rero nabo ni igihugu cya Kongo, mu cyababyaye mu gihugu cyababyaye niko nabivuga, mu nyemere n'abantu mu Kinyarwanda kiragora cyane. Bakunzi bacu rero, abo bose murumva yuko bawe n'ibibazo bikomeye cyane. Abasirikare b'Intare za Sarambwe rero bakoze operation ya Kasamutwe, ewana baragiye bacucumye cyitwa FDLR, barabarashe babakozemo akazi. Yego nabo barashweho, ariko mana yanjye reka mbabwize ukuri, n'ubwa mbere najya nabona nkavuga ati mbonye abasirikare ba nyabo, babasirikare b'umutima, babasirikare bo kwizerwa, babasirikare bamwe batagutenguha, misiyo yose mwajyanamo yose bayikora neza kandi bakayikorera hehe ku gihe. So ngira ngo rero urabyumva neza cyane 5 ko ibintu bitoroshye habe n'akana gatoya, cyane ku bijyanye n'uru rugamba. Yes, ntabyo gutinda rero, munyemerere dukomeze n'amakuru menshi cyane agezweho none angaha nabwo ya breaking news. Mbabwire uko yifashe bimeze bite rero, dore ukuntu bihagaze none angaha. Hanyuma amakuru ariko ngera ambwira ko abaturage bo mu Minembwe, mu misozi miremire cyane, bamaze kuba bashimira M23 ndetse no Twirwaneho ku gikorwa cyakozwe uno munsi, ubwo babuhozaga inka 16 zari zibwe z'abaturage batuye mu bice bya za Mitamba. Ahanga basanze abungeri ku gasozi baragiye, maze barabica bashorera inka zabo. Abaturage batabaza Twirwaneho ngo ize ibatabare, ariko Twirwaneho ntiyabiraho hafi aho, inka zirajyanywa. Ariko mu mwanya muto nibwo haje kuboneka abasirikare ba M23, maze basabwa gutabara mu maguru mashyashya kugira ngo izo nka zisubizwe ba nyirazo. Ibyo byabaye uyu munsi ku itariki ya 6 Mata 2026 mu masaha mu gitondo ku isaha ya 4:16. Amakuru rero yatugezeho aremeza ko izo nka zamaze kugaruzwa kugeza amaginga aya ngaya M23 ariyo yageze gute yabikoze. Ibi bintu rero biragaragara yuko bikomeje gufata indi ntera abakunzi bacu. Niba kwa sisigayiza inka ikigendera, hanyuma M23 yarakaye ku buryo bukomeye cyane, nyuma yuko leta Tshisekedi ikomeje guteza imvururu n'akaduruvayo mu bice no mu baturage bayoboye. Basabye abaturage ko bagomba kwirinda kubana na M23 no kubimenyereza, ngo kuko ari abagome babi cyane, ngo babagirira nabi. Abaturage basanzwe babana na 23, amwe mu makuru batangaje tubikuye mu baturage, baravuga ko ibyo Tshisekedi yatangaza byari byo byose nibyo yavuga byose, bidakuyeho ko ari we ubamaze unakoresha ibitero bya drone mu gihe 23 yo nta kitwaye. Tshisekedi kandi noneho intambara yamaze kwigeza ku rundi rwego, ahadashaka ko hari ibindi biganiro bizaba bibahuza bona AFC mu 23. Reka izo nkuru zombi tuzisimbuke. Angara amakuru yandi ariko tugeraho none angaha aremeza ko mu buryo buri official, none angaha bw'amakuru mashya ariko tugeraho biremezwa neza ko ababirigi ndetse n'abafaransa hano muri territoire Walikare bakomeje guhura n'uruva gusenya. Bakoze iki rero?
bakoze akazi gakomeye cyane ko ku rwego rwo hejuru cyane, nyuma y'uko bano babirigi bagambiriye bafatanyije n'abafaransa kwivugana abayobozi ba AFC 23. Ariko ibintu ntago birabagwa amahoro kubera y'uko abo bashaka kwica bo ntago ubundi bajya bicwa. Icyo ni icyaha kiranazira cyane ku ntare za Sarambwe kuvuga ngo urashaka kwica umuyobozi wa AFC 23. Ni ishyano uba ukoze ku buryo bukaze cyane. Yes, reka rero mbashimire, mbifurize kugira igicamu cyiza cyangwa se umugoroba mwiza cyane aho muza kwa muherera ari hose. Muno ndaza kugaruka mu zindi update, ariko mbere ko nsoza aya makuru wenda mubanze munyemerere gato mvuge kuri aka kantu nibagiye kukavuga. Mbabwire ko Neva na mushuti we Kisekedi ibintu buno bitakomeje kugenda bibamerera neza cyane. Murabize neza cyane ko baherutse gupfa ikijyanye n'intwaro zaturikiye ahitwa Kabaz, hano ni mu gihugu cy'u Burundi neza neza ahangaha hafi n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura cya Markioro Ndadaye. Ahangaha rero hakaba harabera iturika ridasanzwe, hakaba haraturitse ububiko bw'intwaro bwa gisirikare z'abarundi, ariko bikaza kugaragara yuko izo ntwaro zitari za Neva ahubwo zari za Kisekedi, yari yarahawe ku nkunga y'abanyamahanga harimo ababirigi n'abafaransa. Muri make cyane rero ngira ngo urabyumva yuko na n'ubu bano bagabo ntago barajya imbizi, gusa bahurije ku mugambi umwe ari wo kuritura no kwivugana no gukorera itsemba bwoko, ironda bwoko, gukora genocide hano muri Kongo mu bice by'iminembwe. Bemeza kwivugana abanyamurenge bose ngo bamare. Ariko reka mbabwire yuko Imana nta na rimwe Satani izigera isumba Imana, nta na rimwe Imana izigera ijya munsi ya Satani. Imana kuko ihora hejuru. Ikindi cya kabiri, Imana ihora ihoze. Never reka tuzasubire mu wundi mwaka kuko uyu mwaka ndabona utarambye. Reka mbashimire, Imana ibarinde cyane. Bye bye.